ese byaba byaratewe n'iki kugira ngo uko muri babiri wowe mutazi ururimi rw'ikinyarwanda? Content dukora ni ingero ni iz'ingenzi. ni ingenzi but ni like ntago dukora ngo ibintu by'abantu bakuru gusa kandi dufite n'abana batureba. Nimba uwo mwana yarabasebeje niko nabyita. I believe in chances. So kuvuga ngo yarabasebeje ngo niko yabyita, yarabasebeje. Of course nimba watinyuka kujya imbere ya kamera cyangwa se something recording, ukirecording uri gukora ikintu nawe uzi ko ari kibi, it's against the will of God. Ubwo se waba usenga iki? Ni Satani. Hari ikindi se? Papa Plus TV. Twanze kubaramutsa aho muri kwisi hose kandi turabakunda cyane. Twishimira n'ibitangaza mukomeje kwandika by'amakomenti. Iyo yari ingingo y'ingenzi yo kubashimira uburyo ki mukomeje kutuba hafi, mutubwira ko mudukunda, mutubwira yuko mudukurikirana umunsi ku wundi, mutubwira yuko muri kumwe natwe 5 kuri 5. Iyo ari Papa Plus TV. Murabona yuko twabazaniye wa mukobwa muhora mubangara cyenga ari smart wo kuri Shine Plus. Reka tumwakire abanza basuhuze, asuhuza bo kuri Papa Plus TV kandi namwe mumukurikirane mwumve ikiganiro agiye kutugezaho mu byo tugiye kumubaza uyu munsi. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Mwiriwe neza abafana ba Papa Plus TV. Kubatanzi nitwa Keza. Nishimiye kugaruka hano. Wishimiye kugaruka hano kuri Papa Plus TV? Bivuze ngo ntabwo uri umushyitsi, uri umusango? Of course. Aba Shine Plus bameze bate? Shine Plus turaho. Turaho akazi karakomeza. Nimba utanze kuri Shine, by the way, naho ugende usearchinge Shine Plus TV. Ugende wirebere nawe. Ati ubagende kuri Shine Plus TV birebere. Ese tutaragira byinshi wenda tukubaza. Shine isobanura iki? Okay, Shine. Shine ni first of all ni Icyongereza. Ni Icyongereza? Ni Icyongereza. Ako kazi na Shine. Basically Shine bivuze urabona nk'uko izuba ryaka rika urwo rumuri ku mwizuba nyine ryaka hakaba urumuri. Niko nabivuga mu magambo arambuye. Okay, ayo niyo magambo arambuye. Shine ni nk'urumuri mbese. Ni nk'urumuri. None se yitwa Shine gusa? Yitwa Shine Plus TV. None se bisobanura iki byo ngibyo? Okay, so hari Papa Plus TV hakaba nayo Shine Plus TV. Twaguye like our company since hari Papa Plus TV, Papa Plus. Urabona ko ka plus kari nyuma ya Papa. Turagafata nako kubera ari company imwe turi gukora what I can call umwuga umwe kandi turi sponsored na Papa Plus TV. Aho niho Shine Plus yavuye. Ese wiyumva ute nk'aka kamwanya kumva kuri umuntu wo muri Shine Plus? Unajisikiaje? Okay, mvugishije ukuri, first of all nshima Imana. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Nashukuru Mungu kabisa. Because I believe that Imana yabanye natwe kandi ikomeje kutwereka ko iri kumwe natwe. Iri kumwe namwe. Ubwo rero ni ibyishimo gusa. Ni ibyishimo. Ni furaha. Ni furaha. Hari amakomenti nabonye muri Shine Plus. Ni nayo nagira ngo ngire bimwe ngenda nkubaza muri izo comment. Ese nk'iyo bababwiye nabi muri comment zanyu. Mwiyumva gute mu mitima yanyu? Okay. Hari
hari comments ziba ziri kwatakinga ibyo dukora kandi ntago twavuga ngo biduca intege kubera that's obvious nimba turi muri media turi gukora ibi bintu bijyanye na media byari mu bintu bimwe twari expectinga so ntago tubifata nabi because it's obvious but nta nubwo tubyishimira hari comment nagiye mbona bavuga ati barabakunda kandi bakunda uburyo ki mugira abantu inama cyangwa muri kwigisha abantu ngira ngo nizo comment ziriho nyinshi 99% nizibabwira amagambo meza cyangwa se nizibavuga ko ibyo mu mukora babyishimiye ariko bajya ngo ntawe ukundwa na bose of course ni hajya haburamo yindi bakomeretsa ese ku myaka yanyu nkuko mukora kuri Shine we na mugenzi wawe nubwo tutabashe kumubona uyu munsi ntabwo mwumva ko mwacika imbaraga mukabireka okay naguciye mu ijambo gucika intege ntago biri muri agenda yacu kubera twatangiye tubizi first of all ko ntago ari buri muntu uzadukunda cyangwa ngo akunde ibyo dukora so gucika intege ntago biri muri agenda yacu so nta gucika intege kuri but obviously nkuko wabivuze ngo comments nyinshi n'iz'abantu batumotivatinga cyangwa batu-encouraginga turabakunda natwe kandi Imana ibezagira Imana ibahe umugisha bajya ngo ururimi rwanyu ngo ni muzi Ikinyarwanda cyangwa ni muzi Ikinyamurenge cyangwa ni muzi indimi zaho muvuka ese byaba byaratewe n'iki kugira ngo uko muri babiri wowe mutazi ururimi rw'Ikinyarwanda icyo kibazo kirakomeye because ni nkaho nyine twabaye adapted muri environment twakuriyemo rero ubwo sinzi nimba ari fault yacu ntago mbizi ariko turagerageza ibyo ari byo byose muragerageza guys abadukurikiranye mutumva mubaje icyo kibazo kandi arimo avuga Ikinyarwanda yaje twamenyanye ntacyazi ntacyo yarazi n'ubu wamubwira ngo andika nk'inshyushyu wakwiruka siko bimeze ndakubeshye ntago mbeshye ariko uneje rubanda nguteje rubanda oya nibyo kwaro kugira ngo bajye bandika muri comment cyane z'Ikinyarwanda kugira ngo bashe kuba ubumenyi bwa kwiyongera kandi ntabwo nguciye imbaraga ikiza ni kwabwo nakubwira ati komerezaho kandi ujye uvuga ururimi rw'iwanyu nicyo cyambere nicyo cy'ingenzi kuko amahanga hari uwigeze kurimbanga amahanga arahanda okay ngo umwisho w'iherezo birangira ugiye iwanyu nibyo ariko siko bimeze byose uzajya iwanyu utazi Ikinyarwanda ntabwo byashoboka hari ikiganiro muherutse gukora nimba ntibeshye cy'ubuzima mwaciyemo ku ishuri ikiganiro cyasohotse muri iki cyumweru ngira ngo kandi mu bintu mwari mwaratangaje muzajya mugezaho abafana banyu mwavutangaje ko ari ibizubaka ingo ari ibifasha abana b'abakobwa ari ibizazamura ahazaza h'abana batoya mumaze gukora ibiganiro bigiye bitandukanye kandi byiza abantu bishimiye ariko nkuko wavuze ngo muri company ngo mukora muri company yes nibyo ntabwo wabeshye ese kugira ngo mukore kira kiganiro mwebwe ubwanyu kandi umbabarire ntabwo nkubangamiye kandi nubwo nabinjiriye cyane twarukuye ngo badukurikiranye babyumve kuko hari na comment z'abantu bamwe namwe bagiye bahamagara mukata cya kiganiro ko mwari gifasha hamugeze magingaya muko batika tuvuga ubuzima twaciyemo kuki atari byo mwahereyeho mukakibiza mukabivanga cyatewe n'iki okay reka mbije mu magambo makeya obviously uko content yacu imeze nago to be honest nago twari twabitekereje tugitangira but uko dukomeza gukora dutekereza n'ibyo twageza ku bafana bacu tubona by the way
hari n'urubyiruko rudukurikira rukiri no ku ishuri, so twaratekereje tuvuga reka nabo tubahe experience yacu turi ku ishuri kugira ngo nabo nyine ibyo twahuye nabyo wenda bibi babimenye kugira ngo nabo ntibazisange muri situation nk'izo, kandi tubahe nyine lifestyle yacu muri make. Hari abantu bakomeje kumamagara, hari umuntu uri muri Amerika aramamagara arambwira ati abana n'abahanga ariko bakomeje gukora ibintu bisa nk'aho ari iby'abana batoya. Ese ntabwo mwamubona icyo kibazo ko cyaba gihari? Okay, iby'abana bisobanura abadukurikiranye ntibakongere kujya babivuga, cyangwa se usobanura impamvu mubikora bikagaragaza ko ari iby'abantu bato. Okay, iryo jambo ibintu by'abana bato na maturity birimo cyangwa literally ni nko gukina nyine. Okay, ntago ndi nyumva. Abantu bakuru bari kubona yuko ibiganiro murimo mutanga cyangwa ibintu murimo ari iby'abana bato. Wow. Ibyo bintu urabyumva ute wowe? Ntago ari byose dukora mu content dukora ni ingero ni iz'ingenzi, ni ingenzi, but ni like ntago dukora ngo ibintu by'abantu bakuru gusa kandi dufite n'abana batureba. So nimba uwo muntu mukuru yarabonye ko iyo video twakoze ari abana bato, wenda audience targetingaga cyangwa nyine abafana bari mu rugero rwacu niko nabyita, nibo like bari major audience yacu. But of course kuri channel yacu hari n'ibyo bintu ibyo biganiro by'abantu bakuze. Niko nabivuga, kandi we are sorry nimba uwo mufana wacu twaramudisappointed. Ntabwo ari umufana, vuga ngo ni abafana, ni benshi si umwe. Rero ndagira ngo ugire icyo batangariza n'impinduka mugiye gukora kuri Shine Plus kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ibyo mukora, kugira ngo bumve yuko hari impinduka zigiye kuba ku bya YouTube yanyu cyangwa kwa hejo hanyu hazaza. Okay, icyo navuga ni batuze because turi kuba consideringa bose. Ibyo tubafitiye in store of course ni byinshi, kandi we hope that muzaba patient natwe nimba twarakoze iyo mistake. Ntabwo twari tubigambiriye, nimba abo bafana twarabakwajije ntibatubabarire, kandi we have so much in store for you people. Okay guys, mwari mudukurikiranye mwumvishije uko agiye bidusobanurira. Abagiye babaza ati ibi bintu si bikwiye, mwumvishije yuko abasobanurira yuko hari impinduka zigiye kuba. Siko bivuze, batavuga ngo nigiye ubivuze. Siko bimeze. Ese icyo ni ikintu nashaka kukubaza, urabona yuko abana b'abakobwa hano hanze bakomeje kwitesha agaciro, bakiyangiza, bakambara ubusa, bakanywa ibiyobyabwenge, bikaba bigeze naho batangiye kujya birikodinga bari gukora ibintu bidakwiye. Ese nkawe nk'uko uri umukobwa wiyumva ute kubona ibi bintu abana b'abakobwa bari gukora byo kwambara ubusa, ibintu bidahwitse? Okay, murakoze cyane. By the way, ayo makuru yarandiye, azini yarambabaje, sorry. My honest reaction, nabaye heartbroken at first. Nabaye again disappointed. Nago nyeka ko ahantu tugeze cyangwa muri viziyo tugezemo, ibintu nk'ibyo biba bikwiye kuba, kandi tuvuge abakuru bacu bari kubireba. Hari umugani mu Cyongereza bavuga ngo charity begins at home. So I believe nimba uwo mukobwa yarakoze ibyo yakoze,
benshi barabibonye nanjye narabibonye. Ndakeka ko byatangiriye at home, aho ubwo nta burere enough yaba yarahawe. Niko mbikeka. Okay. Yeah. Nta burere yaba yarahawe Enough. Niyo mpamvu nshyizeho uburere buhagije. Burase umukobwa abakobwa bari mu kigero cyawe tuvuye ko bose nta burere bahawe? Ntabwo ari bose, niyo mpamvu utarambonaho nurabonaho mugenzi wanjye dukorana n'abandi benshi. Ntabwo navuga ko ari twese. Nihe nama wabagira? Abakobwa wagira inama y'abakobwa barimo bamwe ibiyobyabwenge cyangwa ari ko wambara ubusa cyangwa bakifata ari amavideo adakwiye akojeje isoni ateje kimwara ababyeyi? Okay. Wanihe nama wabagira muri wowe? Niki wakora kugira ngo babashe guhinduka? Inama nabagira ni okay, personally muri age turimo ni twebwe tuzaba ababyeyi bahazaza. Ni twebwe leaders, ni twebwe bajyanama b'ejo. I believe the media nta kintu media ijya yibagirwa. Nta kintu na kimwe media ijya yibagirwa. Nimba umuntu nkawe w'umukobwa ufite as much dignity ukagenda ukiyandarika, ntago media izigera yibagirwa icyo kintu. Okay. So inama nabagira ni gukoresha upstairs. Nimba ufite umutima njyanama wawe ukubwira ngo iki kintu nugikora effect izaba ari iyi n'iyi, nta mpamvu yo kubikora kabisa. Umukobwa agize atya ariyandaritse, ababyeyi barababara, imitima y'ababyeyi bacu yarahungabanye. Kandi ngira ngo ni ku isi. Niko isi yose niko isigaye imeze. Ababyeyi bacu bari mu gahinda, bameze nk'abapfushije kandi batarapfushije. Ari igisebo abana babo bakomeje kubambika urubwa. Ese niyihe nama wagira ababyeyi bacu kugira ngo agire umutima wihangana? Okay, inama nagira ababyeyi ni ukwihangana because bibaho. Niyo uwo mwana atamudisappointing, ari ikindi kintu cyaba kikamudisappointing. Kandi nanone never giving up on their child. Nimba uwo mwana yarabasebeje niko nabyita. I believe in chances. So kuvuga ngo yarabasebeje ngo niko yabyita, yarabasebeje. Yarabasebeje birenze. Bikabije. Nuko mu embracing niko nabyita kugira ngo I believe the world is against uwo mukobwa. Ubwo rero nimba isi yose yaramujudginze ababyeyi, I believe nibo famille afite. So bamwicaze bamuganirize kandi bamubabare banamumugira inama wa wenyewe. Ariko kumugira inama bivuze si ukuvuga ngo bamugira inama bahora bayimugira, ahubwo nuko atabyumva. Niko atabyumva. Si ukuvuga ngo nta burere. Nagira ngo ako kantu nkavugeho nanjye. Byarambabaje kandi nanjye byankojeje isoni kubona abantu bari muri ino myaka bakomeje gukora amabara nk'ariya. Ni ibintu biteye agahinda kandi bisebeje n'igihugu. Rero ntago kuvuga ngo icyo nshaka gukosora, ntago kuvuga ngo bishobora ko batabahaye uburere. Umwana wese uko avutse nubwo yaba ari imfubyi, uburere arabuhabwa, n'igihugu kikabuduha, aho twiga tukabuhabwa, aho dusenga tukabuhabwa, ahantu hose tuba turi haba ni mu kazi, uburere turabubona. Ahubwo abana nibo batacyumva, barananiranye. Nagira ngo iki kintu abantu bacyumve kandi nibumva yuko twabogamiye kuba bikora nibikwiye. Ntabwo bikwiye. Bikojeje isoni. Ni ibintu biteye agahinda kubona umwana w'umukobwa yakwambara ubusa, kubona umwana w'umukobwa yakora ibintu nka biriya. Hari akandi kantu maze kujya mbona mwino minsi,
k'abakobwa biharaje kujya bafata amatwi ugasanga afite amarena nka 20. Ese biriya bintu ni bifigira icyo gisobanuro? Niko kujya mu ijuru cyangwa niko kurimbuka? Igisobanuro ntago nyizi, ariko I believe ni isi iri kugenda ihinduka, niko nabyita, cyangwa modeli ziri kugenda zihinduka. Nimba ubwo uwo muntu watoboye ugutwi akakuzuza, ubwo aba afite icyo ari kugaragaza cyangwa imaje ashaka gushira hanze. Niko nabivuga. Niko babivuga. Si amatwi gusa, n'inda bakazita ku gasozi. Ngira ngo n'utwite ntashobora kuba yakora ibintu nka biriya, ari twakwita ko afite indi igaragara. Ugasanga yambaye utwenda, yashyize pepu hanze. Uri kubyumva? Ese cyakugira inama aba bana b'abakobwa ku buryo bahindura ibintu by'imyambarire, kuko biteje isoni? Icyo nababwira, ntabwo ari n'amagambo yanjye, ni amagambo ya Bibiliya. Umubiri wawe is the temple of the Lord. Sinzi uko mu Kinyarwanda nabivuga. Rero the moment wandaritse cyangwa utejeje agaciro, niko nabivuga, because agaciro ni tuvuge mu Cyongereza ni worth. Igihe wataye worth y'umubiri wawe n'Imana, sinzi nimba mwaba muri kumwe. Kwanza mshura ntago Imana yabiri kuri side yawe. Imana ntabwo yabiri kuri side yawe. Bivuze ngo ibyo barimo babivemo. Kuko ntabwo bikwiye. Ntabwo bikwiye at all. Okay. Guys, mwumvishije inama tugiriye abakobwa muri kwisi hose, abazareba kino kiganiro, icyabakiza niko bava mu byo barimo. Hari ukuntu bakwambara kandi bakaberwa, atari gushira imibiri yabo hanze cyangwa kwi-exposing. Nimba wakambara ukaberwa wambaye, nkunda kwambara ikira dera. Dera sinzi ntabwo iri exposing that much, kandi waberwa, niko nabivuga. Niko wabivuga. Kandi hari imyenda myinshi myiza wakambara ukaberwa, atari ubwo bazwita ubu crop tops n'ibintu nk'ibyo. Mbese kugira ngo adukukiye mu kino kiganiro, nta kuntu wazatwemera ukazagaruka ukatwereka iyo myambarire, uburyo ki abakobwa bakwiye kwambara, ukayibereka ku buryo bagomba kubaha ababyeyi, bakihesha n'agaciro kubaha n'Imana. Urukundo nkunda abafana bacu, nzaza mbereka ukuntu twambara tukihesha agaciro. I believe na mugenzi wanjye azaba ahari, tuzaza tubibagezeho. Bivuze ngo mu kiganiro kigomba gukurikiraho muzaza mubigisha uburyo cyo bakwiye kwambara. Of course. Muzaza mubereka uburyo ki bagomba kumera nk'abana barezwe n'ababyeyi. That's a promise. Promising. Turabibijeje. Uko abivuze ngo turabibijeje, ni mu murenganye, ni ka kabazo kakandi mutayobewe mwese, ariko birimo biragenda biza. Kandi mujye munabakurikirana kuri Shine Plus, kuko naho bakoresha Ikinyarwanda bakavanga n'Igiswahili bagashyiramo n'Icyongereza, ariko byose ikintu cyose iyo wakize urashyira ukakimenya. Nibyo. Nagira ngo udufashe utubwire, ese utubwiye ku isayidi y'abitwaye nabi bakifata amavideo, utubwira ku isayidi y'abakobwa bakomeje kwambara imyambarire mibi. Niba nasenga, harimo n'abadasenga batazi n'Imana. Of course, nimba watinyuka kujya imbere ya kamera cyangwa se something recording, ukirecording uri gukora ikintu nawe uzi ko ari kibi, it's against the will of God, ubwo se wabusenga iki? Ni Satani. Hari ikindi se? Nshaka inama. Urakishijwe ariko? Ndakijijwe. Nuhe murimo ukora mu rusengero? Ndaririmba, ariko ntago navuga ko ndi professional, mbikorera Imana. Ukorera Imana. Nuhe murimo ukora?
umurimo mu rusengero. mu rusengero nta kintu ukora, uri umukristo bisanzwe? Nari ngusubije nkubwira ndaririmba. uri umuririmbyi? Ndi umuririmbyi ya. none wakanguriye abo bakobwa bambara ubusa, abo bakora biriya bintu bidakwiye, ukaba wabigishije ibyiza byo kuza kuririmbira Imana, bagira inama Okay. kw'icyo kintu kuko bimaze kuba bibi? Ndakoresha facts because the moment wakoze ibyo wakoze kuri media ukabona izo consequences, first of all peace of mind nayo uba ufite, uta dignity yawe muri societe. Dignity ni nk'agaciro, uta agaciro kawe muri societe, as in umutima njyana, as in consciousness yawe, umutima njyanama babivuga gutya, umutima njyanama umutima nama wawe uba uri against you. Ibyo byo ndabizi. But kuri side yacu twebwe twubaha Imana, tugerageza no kugendera muri will yiwe, ntabwo ibintu nk'ibyo bihaba. Ugira peace of mind, ukagira amahoro mu mutima wawe, ukagira ako gaciro kuri iyi side y'aba kora ibyo bakora bakajya kuri ayo social media bakiyandarika, agaciro ntako baba bafite. Ariko kuri our Christian side cyangwa kuri umurongo wacu ukwiye, agaciro kabura gahorana n'ibindi byinshi. urakoze cyane. Murakoze. kandi ndishimye ku nama bagiriye, nubwo nahoze nkuseka ngo ikinyarwanda ngo umukizi, ariko nanjye maze hari aho ngenda ngo bingoramo. Ariko nakubonye, wabibonye Satani ashindwe. Rero mbere yuko dusoza wenda ikiganiro, nk'uko twemereye ko uzaza ukatwereka imyambarire, ukajya imbere ya kamera ukabigisha, twishimiye ko utwemereye ko uzagaruka. You're welcome. Nabivuze murakaza neza. Ntibaguseke kuko nabo byababaho, nabo hari ibibananira, hari ibyo ubasha nabo batabasha, akaba ari n'ibyo nabo babasha nabo nanjye nabasha utabasha. Rero nagira ngo uyu munsi wa none kuba uri kuri Papa Plus TV, ugira icyo wabwira abakunzi bacu kiri ku mutima wawe, kugira ngo tugere ku musozo, dutegereze uriya munsi uzaza kubigisha uburyo ki bagomba kwambara, uburyo ki bagomba kwitwara. So abafana ba Papa Plus TV, abakurikiranye ikiganiro cyacu kugeza hano, turabashimiye cyane. First of all, n'abaduhaye support in terms of subscribe, shares na likes na comments, turabakunda cyane cyane cyane. Mbivuze ntabwo mwabyumva, ariko mu Cyongereza hari ukuntu babivuga ngo action speak louder than words. Niyo mpamvu mbijeje kuzagaruka nkabereka uburyo ki tugomba kwambara nk'abakobwa, ladies of substance. Sinzi ukuntu nabivuga, but abakumvisha bakumvisha. Turabakunda cyane kandi mwarakoze. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Guys, mwumvishije inama yabagiriye, ibyo yatubwiye, amakuru yatugejejeho. Nanjye nkuko avuze ngo Imana ibaha umugisha, nanjye ndayisabye ibaha umugisha. Amen. Kandi tutibagiwe yuko nabo bafite Shine Plus, inkunga yanyu irakenewe nk'abantu bo kuri Papa Plus TV. Mwihangane kandi mugire umutima ukunda, mugende mubakandireho kakara akantu gatukura, mukozeho igikumwe n'amaraso gusa, ni igikumwe n'amaraso. Imagine ugakora ka share, subscribe na comment, ni ingenzi. Mubateze imbere, murubaka abana b'abakobwa bafite ejo hazaza heza, kandi ibyo biyumvishaga yuko ibyo bababwira ari ubwana, ibyo wibwira siko biri. Wumvishije yuko ari inama barimo agira abantu. Rero mu by'ukuri icyo navuga nuko mwabaha support ikwiye, ahubwo mukabandikira muri comment ibyo mwifuza ko babaganiriza cyangwa bakwigisha abana cyangwa abakobwa cyangwa bari mu kigero cyabo. Rero
kari akagaruka mu kiganiro kizagaruka nicyo kwigisha abana b'abakobwa bari mu myaka guhera ku myaka 15 ku myaka kugeza kuri 20 kugeza kuri 30 y'uburyo ki mugomba kujya mwambara n'imyitwarire kandi tuzabazana n'ababyeyi nabo bababwira uburyo ki mukwiye kujya mwitwara nk'abana b'abakobwa. Murakoze cyane. Ciao ciao.